Shake it down, 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 down. Yeah, yeah, yeah. Shake, shake, shake. bagukurikiye mu nsuhuzanyo yawe wumva ushaka. amahoro y'Imana abane namwe, umwaka mushya muhire uzabere uw'amata n'ubuki. Kabisa umwaka mushya muhire. Turi mu ntangiriro z'umwaka ndetse mu minsi mikeya muri mwasubiye ku mashuri. Intego zawe ni izihe? Intego zanjye mfite zo gusubira ku ishuri ni ukwiga na Mugisha akiga tukajya imbere twese tukaba aba mbere, uko turi abana mu rugo twese tugatsinda n'abandi bana bagatsinda bose. Urifuza ko abana bose batsinda ndetse nawe ugatsinda? Yego. Sorry, Igisenyi si ubwa mbere wowe uhageze. Wahabonye gute? Wabonye harahindutse? Abakunzi ba Elvine, hari abakunzi ba Mugisha, nanjye hari abantu bankunda batubwiye ati muzaze Igisenyi tubakire iwacu Rubavu. Kabisa. Yanyu za boostinga ikagera ku rwego mwebwe si byo mwifuza? Nibyo twifuza, n'abadukunda batubwira ko badukunda, bakunda ibikorwa bya Elvine, bakunda Mugisha, bakunda mama Elvine. Ikintu tubasaba ni inkunga yabo, kuko kugira ngo tugire aho tugera ni abantu. Rero udafite abantu ntaho wagera. Bishatse kuvuga ngo buri muntu wese udukunda ajya dushyigikira akande hari icyerivi babivuga gute. Wowe igitaramo wakibonye ute ko mwagikurikiranye? Igitaramo najya gukora Elvine yabivuze, ariko njye nakirebeye kuri televiziyo. Yego. Cyari kimeze neza kandi uburyo byari biteguye nyine, uburyo banabipanze byari bimeze neza. Kandi n'ukuntu baririmbye byari sawa, noneho kurusha uko wajya nko mu kabari ukaririmba. Ari Bruce Melody ni umuhanga, azi kuririmba kandi indirimbo aririmba aba yazitayeho cyane. Yego. Kandi nawe ndamukunda, ntabwo navuga ngo ndamwanga, nawe ndamukunda. Kandi na The Ben nawe ndamukunda, ni umuhanga, indirimbo ze zihora ari nziza kandi nawe iyo ari kuziririmba ubona ko azitayeho, nagakotora. Ndetse na Bruce Melody nibakotora, bose ndabakunda cyane, nabo bari babimenye ko mbafana. Urabafana? Yego. Nuvuga ngo wowe uhisemo. Reka twongere tubahe ikaze aho muherereye mwese, amajyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba, ibirasirazuba. Ubu ngubu uyu munsi twongeye kugirirwa umugisha wo kubonana na Mugisha na Elvine aho batembereye mu mujyi wa Rubavu. Ubu ngubu bakaba bari kurya show bameze neza. Muzungu umeze fresh? Yego. Umeze neza sana? Cyane rwose. Igisenyi wahabonye gute? Nahabonye neza, abantu benshi bahabayeho neza, ndetse nabonye abantu benshi batuye hafi ya Kongo nyine, hafi y'umupaka. Hafi y'umupaka. Wane kabisa. Mwageze Igisenyi, abantu mwagenda mu muhanda mugasanga baranabazi. Ntabwo byagutunguye kubona abantu b'Igisenyi bakuzi? Byanunguye. Egereza mikoro. Byanunguye cyane kuko ibintu nyine ibitangazamakuru nyine ibyo nagiye nkora byose n'ibyo Elvine nagiye akora byose byagiye bigera kure. Byagiye bigera kure. Uko natekereje. Oya ntabwo ari ko watekereje gusa, ahubwo ni nako kuri. Turishimye rero, famiye yanyu yasohokeye i Rubavu aho Elvine yagiye gukora ibikorwa bye Igisenyi, gusura abandi bantu b'Igisenyi. Muri kumwe tugira umugisha wo kuganira namwe. Ikirere cy'Igisenyi wakibonye gute? Ikirere cy'Igisenyi ni cyiza, ariko ndabona wagira ngo hagiye kugwa imvura none ahangaha, ariko ikirere cyaho ni kizima, nta kibazo kiba gifite. Umeze neza muri famiye yanyu? Yego. Ubu ngubu urishimye kubona mama Elvine yaragiye Igisenyi, bagiye gusura famiye y'iwabo, hanyuma bakabafata nawe mukajyana. Wiwe wabyakiriye gute?
narishimye nyine ko twagiye kandi tukaba twaragezeyo amahoro nta mpanuka ntaki. Yego. Elvin umeze neza? yego Urakomeye cyane. yego Suhuza abantu bagukurikiye mu nsuhuzanyo yawe wumva ushaka. amahoro y'Imana abane namwe, umwaka mushya muhire uzababere uw'amata n'ubuki. Kabisa umwaka mushya muhire. Turi mu ntangiriro z'umwaka ndetse mu minsi mikeya muraba mwasubiye ku mashuri. Intego zawe ni izihe? Intego zanjye mfite zo gusubira ku ishuri ni ukwiga na Mugisha akiga tukajya imbere twese tukaba aba mbere, uko turi abana mu rugo twese tugatsinda n'abandi bana bagatsinda bose. Urifuza ko abana bose batsinda ndetse nawe ugatsinda? Yego. Sorry, Igisenyi si ubwa mbere wowe uhageze. Wahabonye gute? Wabonye harahindutse? Aha, ibintu rero byari ibicika, byari ibintu bidasanzwe mu mujyi wa Rubavu, hamwe n'abakunzi, abafana, inshuti, abavandimwe, famiye ya Elvin, ndetse famiye umuryango wa Elvin. Hano urabona ko bari ku mazi, ibintu bimeze neza. Baravuze ati mukobwa mwiza, ngwino uruhuke utekereze ugiye ku mashuri umeze neza. Nta kabuza turimo turabona mama Elvin, turimo turabona papa Elvin. Ku bantu batari bamuzi muramubona neza. Ewana, murabona abantu uwo nguwo ni anti, niko babyita. Aba ngabo ni abavandimwe ba Elvin, abashuti be, abakunzi be, barimo bavuga bati Rubavu yacu, Elvin wacu. Nta kindi, ibintu bikomeje kuba show kabisa. Mu bwato batembera barya show. Njyewe hano mbanabuze ikintu mvuga, nararyohewe, narishimye kubona umwana muto ahantu ageze uhasanga abantu batangiye gukanda akanyenyeri, batangira kuvuga bati rwose wa mwana we uri imfura cyane. Ndagira ngo mbibutse yuko hano hantu turi ari kwa West Igisenyi. Nimba wifuza gusohoka ukaba wifuza kuryoherwa n'ubuzima uri Igisenyi, ugomba kujya kwa West. Hari amafi meza, hari inkoko nziza, hari amazi, hari ubwato, ni show na show. Ndagira ngo nkubwire yuko kwa West nta kintu kibura. Ibi byose yarabitanze abihereza Elvin ku buntu. Aravuga ati mujye mu mazi, murye ubuzima, murye show, ndetse no mu byo bariye yashizemo. Borereho kumushimira, yamennyemo nk'umufatanyabikorwa wa Elvin Foundation. Aravuga ati wadusuye Rubavu, waje ryoherwa, urya ifi, unywe kabisa, ibintu byari byiza. Elvin ahangaha uriyumva ute kuba abantu West nk'umukunzi wawe mukuru yaravuze ati ifi irya ujye mu bwato? Uriyumva gute? Ndiyumva neza kuba West inshuti yanjye. Ubwe cyane cyane. Kuba West inshuti yanjye yaremeye ko turya amafi, yari aryoshye kandi hari ahantu masure, ni heza, ni El Carrasco branch. Masure ni heza, bagira ifi ziryoshye. Kandi kuba yaremera ko turya amafi byari byiza. Ni heza, hari ubwato bwiza ujyamo ukishima, byose byari byiza. Aha, rero muzungu wowe uriyumva gute kuba rwose show na show waboneye Igisenyi? Urabona ko rwose ibintu bimeze neza. Wowe niki wabwira abantu? Ibyishimo byawe, imbamutima zawe urazibona gute wikaraga mu nyanja? Nanjye ndabibona neza, ndishimye cyane nanjye kuba nageze aha hantu, ndi mu mazi ndimo ndikaraga, meze neza nta kibazo. Ariko ubu ngubu wakifuza ahantu heza ho kujya gusohoka ni kwa West. Yego, i Rubavu nyine. I Rubavu kabisa. Yego. Asante sana. Mukanya ndaza kukubaza ikindi kibazo kimwe cy'amatsiko. Bavandimwe bene data, ibintu bikomeje kuba byiza, bikomeje kuryoha, abantu hano barishimye. Muzungu murabyibuka ku myaka ye 4 yibera mu muhanda, yibera hanze, ariko ubu ngubu Imana yamuhinduriye ubuzima.
ubuzima, yamuhinduriye CV, yamuhinduriye icyiciro, arimo arishima, arimo aravuga ati rwose ndi mu nyanja, ndi koga, ndanezerewe, meze neza, uburyohe ni uburyohe. Dufite murumuna wa Elvine bamwita Uwase Ovali. Come on, gira akantu utangariza abantu. Uriyumva gute kuba uri mu nyanja umeze neza? ndiyumva neza kandi byari byiza. Turifuriza abantu kuzajya hariya, ni heza cyane, baragukaraga kandi bakagukaraga neza ukumva urishimye. buriya bwato nibwo bwiza, muzabujyemo muzahatemberere. Urakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Rero namwe mwese mutarakora subscribe ariko bavandimwe kuri Elvine, kuri channel ya Elvine, ni ukuri turabinginze, turabasabye mu mbabazi z'Imana, mutubabarire mukande, mutufabarire, mudufollowing, mutubabarire, muturebe, mutubabarire, mutwumve ibintu dukora, ibintu Elvine akora, ibintu famille ya Elvine ikora, ni ibintu ngewe byandenze. Ndashaka kuza kuganiriza papa Elvine nkamubaza ukuntu ibintu abikora, ukuntu ibintu bigenda. Murabona ko ibintu bimeze neza cyane hariya mu mazi, turamubona. Uwo ni murumuna wa Elvine wishimye, murabona ukuntu rwose ibintu biryoshye. Dukomeza gushimira abantu bose bari Rubavu bagize uruhare kugira ngo Elvine arye iyi show, kugira ngo Muzungu arye show, kugira ngo mama Elvine n'abandi famille yose yishime. Dushimira papa Wizo, papa Wisley, turagushimiye cyane ku bintu wakoze byiza. Turashimira cyane papa Ola, turagushimiye cyane mu kiganiro rwose ahantu herereye coup de chapeau. Turashimira cyane Aimable, turashimira cyane n'abandi bantu benshi bafatanyabikorwa twagendanye. Ni ukuri Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane. Uwo ni mama Elvine ava mu bwato avuga ati noneho reka tugende tujye kureba ukuntu twashyira ikintu mu nda. Uwo ni Muzungu umugisha, akomeza aryoherwa. Uwo ni papa Elvine nawe ava mu bwato avuga ati nanjye n'umuryango wanjye nkomeza gushyigikira. Uwo nguwo bamwita Uwase, uwo ni mwenyewe Elvine. Ibintu bikomeza, ariko mana we, iyi ni show na show Igisenyi, abantu barishimye. Abakongomani guturuka hakurya muri Kongo baravuze ati kabisa wow, iyi ni famille nziza, ni Elvine mwiza, Elvine uteye amatsiko, Elvine uteye ikintu kidasanzwe muri we, ufite ubuzima budasanzwe. Mukomeze muryoherwe no gukurikira ikiganiro n'uburyo Elvine yakomeje kuryoshya i Rubavu. Turi kumwe natwe kandi turakomeje. Hanyuma turakomeza gushimira abantu mwese mwagize uruhare, barimo papa Patrice, Imana iguhe umugisha. Elvine yavuze ati ngushimire cyane kuko ni wewe wazanye igitekerezo kivuga ati umwana nagenda aruhuke mbere yo gusubira ku ishuri, abanze ajye mu mazi, ubwonko busubire ku murongo. Turashimira Nshuti Gervais, nawe ni umukunzi wa Elvine cyane, ugira uruhare runini mu bikorwa bya Elvine. Turashimira cyane n'abandi bantu benshi abo muri group Elvine Foundation Group. Turabashimiye cyane mwese, mwakoze ibishoboka kandi muzakomeza mukora ibishoboka. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Yes, turakomeje rero muri ya gahunda ya Visit Rubavu, aho Elvine akomeje gutemberera mu mujyi wa Rubavu, akomeza kugenda aha hantu ari kumwe n'abakunzi be benshi bagiye batandukanye, aho bamusohokanye, aho bita ngo kwa West. Ubu ngubu Elvine uriyumva ute? ndiyumva neza. Wishimye cyane? Yego. Niki wabwira abakunzi bawe bari inyuma yawe cyane ubu ngubu bagufashe neza, nta kintu wabuze? Gira ijambo wabwira bano bantu bose muri kumwe hano. Ijambo nababwira ni uko mbakunda kandi nkaba mbishimiye kuba bansohokanye ahantu heza. Nanishimiye, ubu ngubu turi kwifotoreza ku mutima. Uri kwifotoreza ku mutima, umeze neza cyane. Yego. Uri mu mazi, umeze fresh, we na mama wawe. Mama Elvine, programme imeze gute? Ko mbona ibintu ari show i Rubavu. I Rubavu abakunzi bacu batwakiriye neza cyane, twanezerewe, turi ku mazi,
twariye twanyweye ibintu bimeze neza dufite ibyishimo kubona dufite abantu benshi badukunda ni ukuri twanezerewe cyane. yari umweru abakunzi bawe bahisemo yuko mwese mwambara ibintu biraryoshye bimeze neza ni ku mazi ku Gisenyi. Amarangamutima yawe tuyavuge gute? Amarangamutima ni menshi kuba dufite abantu badukunda bakadutekerezaho bakifuza ko dusohoka tukanezerwa. Ni iby'igiciro gikomeye kuba wabona umuntu ugutekerezaho akagukunda akanagusohokana. Ni umunezero mwinshi cyane, ni amarangamutima, natwe turabakunda. Muzungu ari guserebura nabonaga ari barakata mu nyanja mu bwato. Muzungu we bimeze bite? nanjye bimeze neza. Wishimye? Yego. Wariye agasamaki ko ku mazi? Yego. Umeze fresh? Yego. Nta kindi rero nababwira ni ugushimira abantu bose bakoze subscribe, gushimira abakunzi ba Elvine, gushimira abakunzi ba Elvine. Turakomeza kugenda tubereka urugendo uko rumeze, uko gahunda imeze. Murakoze cyane. Yego nawe murakoze. harahindutse ibyo nari nzi nasanze atari byo bihari. Aho nari nzi ko habaga umurima ubu bari kuhubaka, uko nari mazi ntabwo ari kungubu hameze, haje iterambere ryiza. Ubu ngubu uranyuraho ukabona kaburimbo, ubu ngubu ni byiza kabisa. Yego. Niki wabwira abanyarubavu? Twagiye ahantu dusanga abantu barimo barakubona bavuga ati barakuzi, we wabyakiriye gute? Nishimye cyane kuba mbona abantu banzi, ariko nanone nizera ko n'ibindi biganiro nkora hari aho bigera, hari n'ibihugu nzageramo nkasanga nabo baranzi, nabo barakuzi. Yego. Uvanga ibintu ukora wabonye yuko hari aho bigera. Yego kabisa. Turi ku Gisenyi aho Elvine yagiye mu bikorwa bigiye bitandukanye. Ejo n'ejo bundi tuzabereka aho twagiye dusura. Elvine yageze ahantu hagiye hatandukanye mu bantu bagiye batandukanye, abanyarwanda abanyarwandakazi. Umuntu wese utarakora subscribe kuri channel ya Elvine Sheja, mwese musabwe gukanda kukazogera kugira ngo atere imbere. Ariko se ndabikuvugira gute? Wabyivugiye? mukande kuri like, subscribe na share, bakande cyane. Yego. Kandi bajye bareba ibiganiro byawe. Yego. Ubu ngubu rero turagushimiye cyane Elvine. Hari murabizi twari turi i Kigali mu gitaramo, ndetse twari dufite gahunda yo kukijyamo. Ndashaka kubaza ikibazo kimwe Elvine. Igitaramo cyari kiri i Kigali kiri guhitinga, mwese murakizi, ari Elvine, ari Mugisha Benjamin niko yitwa, ariwe bita The Ben, cyangwa se Itahiwacu, Itahiwabo bamwita Itahiwacu Blues, ariwe bita Blues Melody. Niki wavuga kuri kiriya gitaramo? Kiriya gitaramo cyari cyiza kandi nifuje kukijyamo nubwo nabuze itike yo kukijyamo. Ese wabuze itike? Yego. Kuki utavugishije The Ben ngo aguhe itike? Okay, wowe ku ruhande rwawe, side yawe, igitaramo urakikurikiye kuri YouTube kandi wagiye ubona uburyo ibintu babivugaho. Uruhande rwawe uherereye he? Uri umufana wande? Bariya ari Meddy nako ari Bruce Melody, ni umuhanga, azi kuririmba kandi indirimbo aririmba
aba yasitayeho cyane yego kandi nawe ndamukunda ntabwo navuga ngo ndamwanga nawe ndamukunda kandi na The Ben nawe ndamukunda ni umuhanga indirimbo ze zihora ari nziza kandi nawe iyo ari kuziririmba uba ubona ko azitayeho nagakotora ndetse na Bruce Melody nibakotora bose ndabakunda cyane nabo bari babimenye ko mbafana urabafana yego ni ukuvuga ngo wowe uhisemo kudafata uruhande yego wowe nyine ubu wanze guca impaka yego okay wowe musongo bari kuri iyo sayidi wenda bizi ushobora gusanga uri umufana wa Melody cyangwa uri umufana wa The Ben wowe igitaramo wakibonye ute ko mwagikurikiranye igitaramo najya gukorera Elvin yabivuze ariko njye nakirebeye kuri televiziyo yego cyari kimeze neza kandi uburyo byari biteguye nyine uburyo banabipanze byari bimeze neza kandi n'ukuntu baririmbye byari sawa noneho kurusha uko wajya nko mu kabari ukaririmba yego nawe byari biri hejuru cyane byari biri hejuru cyane none wowe uri kuri ruhande hagati ya Melody hamwe na The Ben indirimbo kuri Bruce Melody na The Ben uruhande ndiho ni nkaho zose ndimo hagati yaho urimo hagati na hagati kuko nyine hari igihe rimwe kuko nsanga ndimo hari igihe ndirimba indirimbo ze cyangwa se nkazumva indirimbo ya Bruce Melody cyangwa ya The Ben cyane kubera ukuntu hari igihe asohora indirimbo nziza kumva nyine nawe ikugiyemo niwumva ntiwayibagira kabisa nk'uko hari indirimbo imwe ya Neringabo najya nibagirwa iyi bayita byakoroha badukubitira aga freestyle twumve byakoroha guhindura inyanja ubutayu byakoroha kubona ifi iguruka mu kirere mbere y'uko ngira igitekerezo cyo kukwanga. If you ever think that I can leave you every down on me, if you ever crossing some mind to do anything right that, just know no mu nzozi zanjye mbi ntabwo njya mbirota. Wow. Ndumva Neringabo iki kiganiro tuzashaka uburyo akibona ku buryo amenya yuko nawe umufana. Nyuma ya The Ben na Bruce, Neringabo akurikiraho. Akurikiraho. Wowe se Elvin ni wewe undi muhanzi mu Rwanda ufana? Umuhanzi fana Neringabo njye niwe nkunda cyane. Nawe ukunda Neringabo? Ese ibintu byose murimo murabihuza? Oya. Afite uko mukunda nanjye mfite uko mukunda. Wow. Wese indirimbo Neringabo wabuzi? Ndayizi. Iyihe? Arayiririmbye ngiyarere. Yayiririmbye mwese muri ku iyo ndirimbo. Okay. Turabashimiye cyane rero Elvin na Muzungu, twagira dukore introduction tubwira abantu ko turi Rubavu kandi bazakomeza kubona ibikorwa byawe mwagiye mubonera i Rubavu. Gira icyo ubwira abantu bari Gisenyi. Abantu bari Gisenyi ndabakunda cyane kuko hari nyogokuru wanjye hari na sogokuru wanjye, ubwo abantu bose bari Gisenyi bamenye ko mbakunda, aho bari banyishimire nanjye aho ndi ndabishimiye cyane. Uvuga ngo inkomoko yawe ni Rubavu? Navukiye i Kigali da. Nyine wavukiye i Kigali ariko nyogokuru na sogokuru babi Rubavu. Bivuze ngo ufite isano nawe Rubavu ariko? Yego. Kuko papa wawe ntiyavuga? Yego. Wow. Ni byiza abantu b'Igisenyi bakande subscribe bakurebe bagukunde kandi twizere ko ibintu bizagenda neza. Ibintu byakomeje kuba byiza, abantu baragenda, hari itsinda ribyina naryo riri mu bumwe n'urukundo n'ubufatanye na Elvin, baravuga bati aho wasohokeye reka tuze tugususurutse dufatikanye nawe. Mwayibonye na Elvin hari aho nawe yababyiniye abahasho, ni ibintu byari ibintu bidasanzwe.
Elvine yarabyinnye abantu barishima, iryo tsinda rirabyina. Mana nyagasane, tugiye kubereka ukuntu babyinnye, ukuntu byari ibintu bidasanzwe, byari biryoshye. Ni akanya gato cyane, abantu mwese, ibintu byari mbese ngenda kubwiye ngo narumiwe, naratunguwe ukuntu abantu bereka umuntu urukundo bakarumwereka bakishima. Ikintu cyantunguye gisekeje ni ukuntu abana bibyiniye bambaye amajipo. Baravuga ati rwose Elvine reka tukubyinire, bakubita nk'amajipo barabyina. Mbega nange murabibona hano hari amapa ya danje, show ni show, ibintu biraryoshye. Aba bana nabo ushobora kubabona ntubone babyinnye amajipo, byigara uburyo bwo kugira ngo bereke Elvine ko nta kibazo, nabo barabyina bambaye nkawe, ntagire ubwoba mu buryo bwo gutinyura Elvine. Ariko hari izindi ndirimbo nyinshi babyinnye bambaye bisanzwe, bambaye amapantaro. Ni ababyinnyi beza, nawe wabishatse kubatumira mu bukwe wabatumira, barahari, waduhamagara tukabakugezaho. Ni bamwe nabo mu bufatanye dufitanye nabo bagomba kuzajya bashyigikira Elvine cyane, kuko Elvine mu bikorwa akora agomba gushimana n'abana kandi akanabyinana nabo, akabagaragariza yuko umuziki ari ubuzima. Rero hano murabibona ko abahungu barikaraze, abakobwa barikaraga, ibintu bikomeza kuryoha, bikomeza kugenda neza. Ese Elvine, mwebwe mumutekerezaho iki? Mubona Elvine ameze ate? Uyu ni murumuna wa Elvine, niwe nabaza nti murukuru wawe iyo wumva muryamye musangira mutembera mwigana, umubona gute mu buzima busanzwe? mubona neza mu bintu byose dukora, ni byiza, n'ibintu yakoze ni byiza. Ndamwishimira, iyo turi dukina neza, ntabwo tujya turwana. Mwebwe ntabwo mujya mukina kwa kundi abana bakina utuntu ukabona nyine Elvine arimo arakwigiraho umusitari? Ntabwo aratangira kubikora? Ntabwo aratangira. Aracyari mu murongo mwiza. Wowe se wumva Elvine ari umusitari? Oya, Elvine ntabwo ari umusitari, ni ni umuvandimwe wawe. Byiza cyane. Niki wasaba abanyarwanda kuri Elvine? Bamukorera iki? nasaba abanyarwanda kugira ngo Elvine nyine bamukandire sheyari. Bamukandire sheyari kabisa, bamukandire sheyari, bamurebe, bakande subscribe, sibyo? Kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza. Nibyo kabisa, ni byiza cyane. Ibintu rero byakomeje kuba byiza, bikomeza kuryoha, bikomeza kuba ubumara. Ahangaha nkomeza kubisabira kugira ngo mukomeze mukande subscribe, kandi rwose banyarwanda banyarwandakazi, mushyigikire uyu mwana wanyu, mushyigikire uyu mukobwa wanyu, ibikorwa akora, inshuti n'abavandimwe, mujye muzibwira ati mukande murebeho. Ibintu bikomeje gutera imbere kwa Elvine, niko gukora neza kw'abana bo mu muhanda. Elvine ko atera imbere, niko nawe kuvugira abandi bana batameze neza. Kandi nzi yuko ibi bintu ari ibyanyu kandi muzabikora neza. Murakoze cyane. Dukomeza turyoherwa na show yakomeje kuba i Rubavu, dukomeza tubereka uko byagenze. Ni ama episode muzagenda mubona uko byagiye bitandukana, yagiye ajya mu bice byinshi, muzagenda mubona kamwe ku kandi. Murakoze cyane.
yes rero turacyari kumwe noneho tugira umugisha wo kwakirana mama Elvine aho yari ahugiye mu tuntu tumwe n'utundi. Muzungu, twakirire mama wawe. Ni karibu mubyeyi wanjye, ni ikaze kuri kamera. Yeah. Mama Elvine, mwasohokeye i Rubavu, Igisenyi mwahabonye gute? Igisenyi hameze neza, hari amafu menshi, harakonje, hatandukanye n'i Kigali. Kuki mutahisemo gusereburira umwaka i Kigali mukaba muri Igisenyi? Twahinduye miriye nyine, urumva dutuye i Kigali, twavuye i Kigali tujya mu ntara. Ubu mwibereye mu ntara, murimo muraryoshya Igisenyi? Yego, twaje i Rubavu, hari abakunzi ba Elvine, hari abakunzi ba Mugisha, nanjye hari abantu bankunda batubwiye ati muzaze Igisenyi tubakire iwacu i Rubavu. Kabisa. Umwaka wagenze ute kuri wowe? Umwaka wagenze neza cyane kubera ko ntago nigeze ndwara. Hari abarangije umwaka bari mu bitaro, hari abarangije umwaka bari muri gereza, hari abarangije umwaka bari ahantu hatandukanye, ariko njye narangije umwaka ndi kumwe n'umuryango wanjye. Umwaka wanjye wagenze neza. Ku bijyanye na finance? Ku bijyanye na finance ni ibanga ry'umuryango wacu. Ariko hari ikinjiye. Hari ikinjiye? Uko byagenda kose, iyo umuntu akora afite amaboko, afite n'umutwe utekereza, hari ibigomba kwinjira. Ubwo rero twizere yuko uyu mwaka ingamba zimeze zite? Uyu mwaka dufite ibikorwa byinshi byo gukora muri Elvine Foundation Group. Dufite gukora ibintu bitandukanye. Ubu ngubu ntago nabibabwira, bagira amatsiko bazajya bibona byabaye. Hari Igisenyi abantu bamwe na bamwe muzasura, hari ibikorwa bimwe na bimwe muzakorera mu mujyi wa Rubavu. Abantu bitege iki kuri Elvine? Abantu icyo bakwitega ni uko Elvine nyine ari umwana ufite umutima w'urukundo, wita ku bana batoya bafite ibibazo bitandukanye. Rero icyo nta bidasanzwe nyine ni ukubafasha, tukabegera, tukababwira ko ubuzima buhinduka, kandi nabo baba bafite abantu bagize gute babatekereza, banabitaho. Ubwo twatemberaga tugera Petite Barriere na ba Elvine, abantu benshi bagiye bavuga ati yo kariya kana disi turakazi, kariya kana yo disi niko. Ubona abantu bagafite impuhwe. Wowe wabibonye gute kubona mumanuka Rubavu mugasanga abantu barabazi? Ni iby'igiciro kinini kuko kuba abantu batubona bakadusuhuza, ahantu hose ugeze ugasanga hari abantu bakuzi, nuko haba hari ibintu byiza ukora kandi abantu bakunda. Rero kuri twebwe nyine bidutera imbaraga zo gukomeza gukora ibintu byiza kugira ngo nitunava ku isi bizasigare bituvugira mu gihe tuzaba tutakiriho. Kabisa. Yego. Twageze ku mupaka tubura uburyo twambuka, kandi njye nashaka kwigerera hakurya ngo njye kugenda njye kwirebera abakongomani na M23 uko babayeho. Wowe ntago wumvaga ufite ubwoba ko uri umunyakigali ku bivugwa muri Kongo? Nta bwoba mfite, nta bwoba nari mfite rwose habe namba, kuko nabonaga amakuru twahabwaga n'abakorerayo bambuka batubwiraga ko ari amahoro, ubu nta kibazo, bizinesi zabo zikora neza. Rero ndumva nawe wagiriye ubwoba ubusa bwo kuba wakwambuka kuko hari amahoro. Wagiriye ubwoba ubusa? Aha, twongereyeho kubashimira ko mukomeje gufasha Elvine no gukora gushyigikira wenda papa Elvine, gushyigikira Elvine muri projet zanyu. Turabishimiye cyane, kandi twifuza yuko vuba hano channel yanyu za boostinga ikagera ku rwego. Mwebwe si byo mwifuza? Nibyo twifuza, n'abadukunda batubwira ko badukunda, bakunda ibikorwa bya Elvine, bakunda Elvine, bakunda Mugisha, bakunda mama Elvine. Ikintu tubasaba ni inkunga yabo, kuko kugira ngo tugere aho tugera n'abantu. Rero udafite abantu ntaho wagera. Bishatse kuvuga ngo buri muntu wese udukunda ajya dushyigikira, akande harya Elvine babivuga gute?
njye ntabwo nzi kubivuga rega ndashaje ni ukuri tubwire Revi. nawe ntabwo uzi ko biba byita ngaho vuga twumve. subscribe yego sha abana bakiri bato subscribe bakoreho bakandeho basharinge bakomeze rero. Turifuza yuko abantu mwese abanyarwanda bari mu mahanga bumva ikinyarwanda bagomba gukora bagakanda subscribe kugira ngo ibintu bigende neza. Abahungu bawe n'abakobwa bawe twavuganye mbabaza kuri The Ben na Melody, wowe uhagaze njyewe ahantu mpagaze bose ndabakunda. bose urabafana? Yego bose ndabakunda kuko hari igihe umwe akora indirimbo imwe nkayikunda n'undi nawe agakora indirimbo imwe nkayikunda. Ubwo rero urumva niba umuntu ashyize igihangano hanze ukagikunda uba uri umukunzi we. Rero hagati ya The Ben na Melody bose ndabakunda. Ni abantu b'abagabo bafite ubwenge bafite ubuhanga bafite ubunararibonye mu byo bakora. Uyu mwaka turajyana iki muri 2026? Ni ugukora cyane dusaba n'abantu baje badushyigikire kuko ibikorwa birahari byinshi. Gusura abana bari ku muhanda, gusura abana bari muri gereza kuko hari ababyeyi baba barimo bafite abana batoya. Rero abo ngabo nawe Rivine atekereza kubageraho. Turacyafite byinshi, turasaba abantu badukunda badukurikira baze badushyigikire tube abantu benshi, uyu muryango ugire gute ukomere ugere kure. By the way wambaye neza. Urakoze cyane. Iyo kanzu se yavuye mu yahe mahanga? Mbona ari design. Ninde wakwambitse? Iyi kanzu ni umukobwa bita Germaine acuruza mu mujyi niwe wanyambitse. Ubwo ukabura mwamamaje mu kiganiro cyacu? Yego rwose kuko agira ibintu byiza bazamugani. Yego. Rivine nawe yambaye neza ariko? Rivine nawe afite umutayeri wamudodeye. Yego. Nawe abashaka kudodesha bajye baza bagire gute nabo abadodere. Mwambaye umweru kabisa muraberewe, muzungu ni gudu ameze neza cyane ku gashati k'umweru ku mapantaro y'amawayiti rwose mugire ibihe byiza. Bibiliya iravuga ngo iyo ukoze neza ngo imirimo yawe ikemerwa ujye wigurira agacupa. Rwose nange mugende mwigurira akaji mwambaye neza vraiment. Kuba turi ahangaha hari umukunzi wa Ervine na Mugisha bita Patrice aba mu gihugu cyo hanze. Niwe wavuze ati abo bana ndabakunda cyane ndashaka kugira gute ko wabasohokana ukabajyana ahantu bakicara bakarya kuko ibintu bakora byarandenze. Yongera n'ijambo ati yaba mfite umuhungu ngana mutoya ntari kuzamushyingira Ervine ati nkagira umukazana ufite umutima nk'uwo Ervine afite. Ervine batangiye kumubarira rwose ati inka mwari kuzanca zose nari kuzazibaha kuko Ervine azavamo umuntu ugize gute ukomeye. Ni byiza cyane turabishimye. Ervine nawe akomeze yaguke akomeze atere imbere kandi akomeze agire abantu nk'abo ngabo. Nimba umuntu yavuze ati musohokane abana mujye kurya araza kutwereka uburyo ibintu biraba bimeze musangire. Kandi Ervine akaba afite gahunda yo gusangira n'abantu. Bonane ntabwo irarangira, izarangira tariki 30 z'ukwa mbere. Ndumva Ervine afite nk'ibikorwa byinshi bijyanye n'uko twavuganye. Inaha Igisenyi gahunda yaho ipanze ite? Gahunda y'intanga y'Igisenyi. Igisenyi twaje gusuza abakunzi ba Ervine Foundation Group badukunda. Hanyuma by'umwihariko tukagera no kuri mabukwe kuko nawe ni umukunzi w'umwuzukuru we ariko ni n'umubyeyi wacu. Rero nawe atuye muri Rubavu kugira gute kumusuhuza nk'umubyeyi ngo aduheshe umugisha. Turishimye cyane rero kubabona muri Gisenyi. Imana ibahe umugisha kandi ibikorwa byanyu Imana ikomeze ibyagure. Mwakoze cyane. Gira icyo dusoza nimba hari ikindi wakongeraho. Ikintu nasoza mvuga ni ukubwira abantu baze dufashe cyane cyane abana bari ku muhanda. Hari abantu benshi bafite ubushobozi bashobora kuvuga ati wenda twe dushobora kutabona umwanya. Hari abantu bashobora kuba afite ubushobozi akaba yakubaka n'inzu runaka akayishyiramo bari abana ikaba nka interna.
agashyiramo n'abantu bagize gute bashobora kwita kuri ba bana. Tugenda tubakangura ku bya biyobyabwenge kugira ngo bibavemo no kubabwira ko batari bonyine, hanyuma bya bintu baba barafashe amakore ko arabo tubona bagenda banywa amakore bamara gusubira ku murongo bakajya mu bigo by'amashuri. Rero icyo nabwira umunyarwanda uri mu gihugu n'uri hanze y'igihugu, baze tuyifate kuko bari abana nizo mbaraga z'igihugu z'ejo hazaza. Ubwo rero kuba twebwe turi mu rugo turyamye, hari abana baryamye ku mihanda kandi bakiri batoya, ntago ari byiza nk'abanyarwanda. Abanyarwanda tugira umutima w'urukundo kugira ngo dufashe bari abana bagize gute bari ku mihanda. Turagushimiye cyane. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Wasigaye baseka bakanamvuga badusondeka kandi nawundi ibyo numva ngasoma kandi siyoloma sheguriho kuza them better leave me alone nikukagezi kamshoroza nakumisinga inyorapsa pira muhinja mbere nkashirashira ntibyance ngorangu Yeah.